Ibishishwa by'indimu nubwo benshi bakunda kubijugunya byuzuyemo intungamubiri, enzyme ndetse n'ibindi binyabutabire bifitiye akamaro gatandukanye umubiri wacu. Ikintu gitangaje ni uko hari ubushakashatsi bumwe na bumwe bwerekana ko ibishishwa by'indimu binakize cyane ku ntungamubiri kurenza indimu ubwayo. Ibishishwa by'indimu bikungahaye kandi byuzuyemo vitamine C, calcium, potassium kandi bibifasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Ibi bishishwa kandi bikungahaye kuri limonene, ikinyabutabire kirinda kanseri ndetse n'ibindi birinda kandi bigasohora uburozi mu mubiri, by'umwihariko intungamubiri zifasha umubiri. Ese ni akahe kamaro k'ibishishwa by'indimu ku buzima bwa muntu? Akamaro ka mbere k'ibishishwa by'indimu ku buzima ni uko bifite ubushobozi bwo kurwanya bagiteri. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abongereza kivuga ku byerekeye imiti cyatangaje ko amavuta aboneka mu gishishwa cy'indimu afite ubushobozi bukomeye bwo kwica mikorobe. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abongereza kivuga ku byerekeye imiti cyatangaje ko amavuta aboneka mu gishishwa cy'indimu afite ubushobozi bwo kwica imiyege, bagiteri ndetse na virusi. Ibi bivuze ko aya mavuta afasha mu kurwanya ibicurane, ibibazo mu gifu bituruka kuri mikorobe kimwe n'ubundi bwandu buturuka kuri bagiteri. Akamaro ka kabiri ibishishwa by'indimu bifitiye ubuzima ni uko bituma igogorwa rigenda neza. Ibishishwa by'indimu bifasha mu igogorwa kandi bigabanya gutumba inda ndetse n'ibyuka uba wumva mu mara. Ibinyabutabire byitwa limonene biboneka cyane mu gishishwa cy'indimu bifite ubushobozi bwo kugabanya ikirungurira. Iyi limonene kandi ifasha mu kugabanya kugaruka kwa aside yo mu gifu, ahubwo ikongera uburyo amara agenda, bityo ibiryo bikanyura neza mu rwungano ngogozi. Akamaro ka gatatu ibishishwa by'indimu bifitiye ubuzima ni uko bigabanya igipimo cya cholesterol mu maraso. Ibishishwa by'indimu bifasha mu kwirinda ibyago byo kwandura indwara zitandukanye, by'umwihariko indwara z'umutima. Bimwe mu binyabutabire biboneka mu bishishwa by'indimu bifasha kandi mu kugabanya igipimo cya cholesterol iyo bishyize mu byo kurya byawe. Akamaro ka kane ibishishwa by'indimu bifitiye ubuzima ni uko bifite ubushobozi bwo gusukura no gusohora uburozi mu mubiri. Ubusanzwe ibishishwa by'indimu bikungahaye cyane ku birinda n'ibisohora uburozi antioxida mu mubiri, bityo ibi bifasha mu kurinda uturemangingo fatizo DNA kuba twakwangirika ndetse na kanseri. Kimwe mu binyabutabire biboneka mu gishishwa cy'indimu, mandarine cyangwa se grapefruits, bigabanya kwangirika k'uturemangingo biturutse ku mirasire y'izuba. Akamaro ka gatanu ibishishwa bifitiye ubuzima ni uko birinda kandi birwanya diyabete. Ibishishwa by'indimu birimo PMF, iyi ni perimethoxylated flavones. Ubushakashatsi bwerekanye ko bifasha mu kurinda diyabete no gutuma umusemburo wa insulin ukora neza. Ibi bishishwa by'indimu kandi bifite ubushobozi bwo kugabanya urugero rw'ibinure na cholesterol mu mubiri, bizwiho gutera ibibazo bitandukanye nka diyabete ndetse n'umubyibuho ukabije. Ese ni gute wakoresha ibishishwa by'indimu? Uramutse ukeneye gukoresha ibishishwa by'indimu, ushobora kubikuzaho intoki ku ndimu cyangwa se udukoresho twabugenewe zesta batoneza indimu. Ikindi ni uko ufata ibyo bishishwa batoneye ku ndimu ukabivanga n'imitobe ugiye kunywa, yogurt, cyangwa se ukaba wabyongera kuri salade zitandukanye ukabirya bisanzwe. Ese ni icyo ukwiye kwitondera mu gihe ukoresha ibishishwa by'indimu? Ibishishwa by'indimu ni ngombwa gukoresha indimu nzima kandi zahinzwe mu buryo busanzwe.
Ibi ni uko indimu zihinzwe kijyambere ziba zarakoreshejwemo imiti itandukanye ishobora kuba irimo ibindi binyabutabire byakwangiza ubuzima bwawe. Niba ufite ikibazo cya kalisiyumu nke mu mubiri cyangwa se utubuye mu mpyiko, ni ngombwa kubanza kugisha inama muganga mbere y'uko wakoresha ibi bishishwa by'indimu. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no kumbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.